Umushitsi mwaramutse neza ara ni waramutse ni karibu nanjye turaturanye karibu yani mwiriwe ahubwo mwaramutse akeza munyanganire tuzindukiye bitese so ni ukuvuga ngo hari icyo nashaka ko tuganiraho urabona nk'uko ubizi nsanzwe nshinzwe kwishyuza amafaranga y'isuku ariko ndagira ngo mumenyeshe ko ku kwezi kubaye kwa kane nza hano mukankubita amakorosi tugakina ubute sinzi impamvu rwose hano nazanye ibaruwa muzitaba mu muganda niko ibintu bimeze nta kintu nakora naragerageje nararwaje ndaza buri munsi mukankubita amakorosi nkaza simpa gusange nkasanga umuvandimwe wawe akankubita ikorosi none se Alan ushatse kumbwira ko nta mafaranga yaguhaye ajya hehe ubu yaba yarayampaye nkaza hano nese suzi ko tubahare si nese ubu naba nabashyize kuri lisite y'abantu turi kwandikira amabaruwa ngo muzitabe mu muganda urambwiye ngo ni amezi angahe amezi 4 dore hano hari lisite rwose singaho mu kwezi kwa mbere nta gifirine singaho mu kwa kabiri nta n'ikibugani singaho mu kwa gatatu nta n'urumiya singuko kwa kane nta n'urumiya dore twatangiye ukwezi kwa gatanu ubu tugeze ku itariki 3 mbwira uko tubigenza kuko bamereye nabi rwose reba sukura general service bagiye kunyirukana kandi igihe ntabwo nabura akazi hejuru yayo muritaba rwose nta kindi nakora yawe nyine ihangane yenda ikosa ryabayeho nuko aya makuru ntayamenye sibyo yego kandi sinzi n'impamvu aranatakwishye kuko ndakeka muri bije yari amezi yashize ibintu by'isuku byo twari twamaze kubitekerezaho kandi twanabifatiye umwanzuro muzima rero ubwo nayo ndaza kubaza Alan impamvu ndaza kukwihamagarira ngo igisubizo none ukuntu ibintu bimeze ndabyumva ko urabimenye ndabizi ko basanzwe nabizi ariko ibaruwa nayizanye ntabwo nyisubizayo ubwo nibigera ku gatandatu mutaramvugisha cyangwa utaragira ute muzitaba ariko rero nutitaba bizabarwa nk'agasuzuguro uzi impamvu nta kindi nakora umva nyine ibintu byose nukumvikana ndakumva umwanzuro si ukoma confrontation sibyo yego ahubwo nkawe nk'umuntu ushinzwe ibi bintu hari akantu gato nkunengaho uzi neza ko ari nge fondateur w'ururuko sibyo ko uzi ko mfite contact yawe nawe ukaba ufite yanjye kuki ibyo bintu byabayeho icyo gihe cyose ntunampamagare ushobora gusanga Alan ibyanga bikunda yarayajyanye mu icupa ariyo mpamvu yagukwepaga gukwepa basi wanyihanganiye icyo kibazo ko ngiye kugikurikirana uku kwezi konyine ndagerageza uburyo bwose nshobora gutangamo nibura n'amezi 3 cyangwa 4 sibyo
Okay, none uransezeranya ko mutazongera kunkina ubuti. Oya ngende bubigukorera ariko nta n'impamvu reka nze muhamagare ari mu nzu. Kare kose se byamfasha rwose mubwiraze. We Aran. Arani. Ngwino hano. Ngwino hano. Ha ngoyo. Uyu wenda mujyana. Uyu wenda mujyana. Bana muntumye rwose. Niwe wanditse ikibazo cy'uburyo niwe wanditse no baruye kuri uyu ndamujyana. Oya. Webe ubyihore dukemura ikibazo cy'ubuyobozi. Mumerereze ibaruwa asubire mu byo yarari. Tujyane rwose. Asase ubundi tujyane. Ubundi ko aribyo nakubwiye ngo abantu batesha umutwe. Ubungubu byose ukomangira abantu zo kubatesha umutwe ubona nta kintu bakora nkabo. Iyi ni incuro yakanganje kukureba. Ngiye ndimo ndakubaza amafaranga twasezeranye ko tugomba kwishyura amezi ane ari hehe? Yabori igishyimbo n'umuceri none urebe ukuntu biba bikanuye ibyo ukuntu biba bikanuye imikara. Nicyo kikubuza kugura inyama kwara ni wajya ureka kunshimisha koko ko gazi hari niki gituma utagura inyama? Niba umuntu afite amafaranga nyine udafite arya nk'umurwayi. Ubuze abantu bari kwifuza ibyo biryo babiboza noneho uri murabidabagiramo igishyimbo. Aha. Ukumbuye ifi? Ngaho nywa amazi. Gusa urabona bisekeje. Nywa amazi bimanuke nyine ko n'akajiri kashize. Rego ujye umenya ko wakuze. Wishaka gukomeza kubaho nka bebe. Ubiryo ufite apeti unabifiringa. Kandi nabyo nubidabagiramo ndabyirira. Ubirya so birya ninde ubiguhaye? Ninde ubiguhaye? Ariko Dogo isi gitekerezo. Ujye ubona bari abantu bakomanga bishyuza umutekano ukuntu batesha umuntu umutwe. Shati yore. Nawe bagutesha umutwe barakubangamira. Buri kwezi bagakomanga noneho hari igihe baza nka gatatu mu kwezi binyuranyizwaho urumva niyo bisi bakubangamira batabangamatse noneho agatsinda nta kinyabupfura bagira. Nta nubwo ashobora gukomanga rimwe ngo yumve umwihoreye agende. None se urumva nagize igitekerezo ntabwo nabo bantu twabikiza. Mu buhe buryo? Mu buhe buryo? Ko byaba ari byiza kurushaho. Ubwo urumva deja ni uburyo bw'amafaranga. Kuko nta buryo na bumwe twakoresha. Ubuze wafata inzu irimo abantu ugashyiraho icyapa ngira kodesha. Cya kintu cyo kugabanya umwenda urakize ukitanga ariko kugabanya umwenda w'ahazaza. Uracyumva icyo kintu? Waretse tukabishyura. Sha. Turimo turarya umuceri n'igishyimbo bitagira ako kurenzaho ngo turabona twicyura umutekano. Kereka niba hari ahantu babishyura ko urumva iminsi zazo nzabona akazi. Ni wa muntu wa mugabo nshagurishiriza kakamodoka. Ntabwo numva nzabame udufaranga. Tukaba tubayeho neza ngo twacungiro kandi nawe ubona akazi kenshi kundusha. Nta kuntu twabishyura nk'amezi 10. Byaba ari sawa. Nibura tukaba dukiza karindi kabano abantu bishyuza. Byaba ari sawa pe. Amezi 10. Amezi 10 se amafaranga wayabona. Fata ibihumbi 2 ukube n'amezi 10. Ayo mafaranga urayafite 10. Ahubwo ikiza. Twakwiyandayanda nibura niyo twaba twishyuye amezi 4. Oya nise. Oya. Ukamwereka ikintu cyoroshye. Ushaka amezi 5. Hare kwarane. Ngewe buriya
mbyina mu birometero mbasha kuzirukamo. Ngiye amezi 4 nakwihiringa nkakubita inzi ibipfunsi yenda urugero ukagwamo imbere, ariko amezi 4 nkayabona nawe ugashaka 4 akaba 8, ntitwipase muremure ngo amezi 10. Ngiye aya amezi 4 umbwire nyaguhe amezi 4. Noneho nawe uhita ushyira hayawe y'amezi 4 abo 8. Ko kantu sikaba ari sawa. Ko kantu kaba ari nyambika. Uzi ko uvuye hano mu rugo ugiye ku kadiru nta n'igiceri cyo kujya muri kantine ngo unywe na mukaro ugakubitanira nawe kuri gate. Kire kantu ngiye karanje. Ahubwo reka ngiwe mpitenya guha ntaranabyibagira. Chakara tipe karwaza umutwe mana. Byahatari. Wegenda ushyire hayo yawe ubwo ayo na amezi 4. Uhita ushyire hayo yawe y'amezi 4 ugaraba baye 8. Tube tumukuye kuyu muryango. Byahatari. Arani sinshakure ya muhungu nyuma y'amezi 8 kuyu muryango. Byahatari. Wowe tuza ndaje tumukoreye ikintu tumuhereza icyo bitarambaye kuryo hano hazagaruka undi haje undi arumbye. Nabonye banabirukana ko wagira ngo barayiba. Harabura hangahe? Harabura ibintu 8 byanjye. Okay. Aho abagabo basezeraniye naho bahurira. Ewe yenda na hasi. Ako se arani wari. Namaze kumva kunzoka kabisa. Ubwo ufite icyo wizeye nyine. Nizeye iki se ko ngiye aga nshaka ngiye no kujya kuri regime. Nibura ku kantu kaba ari sawa. Ubwo reka mbyanure. Kanyamuneza ufite sha arani wananiwe kurya sha. Jye nari mfite ibiro 80 bigeze kuri senkani kubera kukwirukaho. None se ako ngiye reka nkubwire ukuri. Ntumva ngiye no mu tipe namubwiye ngo nzayamuhereza gake kwa kundi twabivuze. None kambwira ko harimo amanyangwa azanguka mu kwepa ngo aza kwamurerega. No kwezi kwa kane. Ntubizi. Ubu bagiye kunyirukana. Ubu tugiye kuri liste y'abantu badakurikiza amabwiriza ya leta hejuru yawe. Okay. Njye ndabona nta kintu mfite kindi cyo gukora. Ngiyi baruwa yimuhe nyine azitaba. So yimereze njye n'icyo wanjye nyinshi zo gusura. Ntizo ubundi okay. Umva. Wakwihanganye amafaranga umuntu akazagwa ku wa mbere. Si amezi 3. Hasi harani imico ko ntari nyikoziho. Nako nameza nubwo ngubwo ne. Ariko njye nyine urumva ko twari twabibaza nene navuze ngo nzamuhereza amezi agiye kurangira. Ese ubundi ayo mafaranga yagiye. Ayo mafaranga yagiye tuvuga ibintu dusubira ibindi. Hangana nyine fata convocation uri kwita. Yanjye nta nawo ndagira. Okay amafaranga nzamuhereza ku wa mbere. Nzayamuha ku wa mbere. Sawa musigana amahoro. Ako nyine babo ngereka nkubwire. Urumva ngewe amafaranga nayo navuze ngo reka mbenye abitse none nzayamuhereza y'amezi twabaze niba uragezemo hagati muri kimwe cya kabiri. Nese amezi twayabazemo ideni. Twayabaze ko tuzaba ideni cyangwa twayabaze nkaho tugomba kuyishyura amezi agahita amafaranga twarayabahaye. Nyine navuze ngo atazaza ko tutazayamuha noneho bagahinduranya undi muntu akagaruka kutwishyuza bwa kabiri kandi twarishyuye amezi menshi. Aranuze ikintu giteranye abavandimwe n'inshuti ni amafaranga. Niba dutangiye kujya dupanga ibintu turi kumwe tukabinoza nkaguha amafaranga ukayijyanira muri gahunda zawe noneho byongeye muri gahunda za leta nese urabona ibintu bizagenda bite. Arani iki kintu gikosore pe. Nukuri ko Imana ngenda gikosora kandi kuwa mbere nzayamuhereza nta nubwo icyo kintu kizongera aga n'twakundi nyine umuntu avuga agira abana amafaranga agahita kubitana n'utundi tubazo kandi uzitubaza nari mfite iriya mezi. None se kuki utabimbwiye? None se kuba narabikubwiye urumva ko nari nyafite nkavuga ngo reka ni abariyo nikenuzaho noneho nzashakanya muhe. Arani mbabara iki kintu tuzongere kukiganira. Nuko ntago tuzongera kukiganira. Shaka amafaranga uriya muhungu urabona arakarishye
naho nta n'uburakari afite amezi ane nawe arakabye none se ubungubu arakabye ubungubu yazanye urupapuro amezi ane hari icyaha umuntu yakoze erega ikosa rya mbere uzanitabira ni ukumukwepa kandi uzi yuko mwahanye gahunda siyo wamuhaye gahunda yajyaze ukamukwepa yaca iburyo ugaca ibumoso nk'ubu iyo ubimbwira mbere simba naragukavarinze nibura nkaba nanakugurije ukaba umuhaye make basi mbabarira iki kintu ntuzacyongera nuko ntabwo nzacyongera Alane kumbona udasinzira sinzi akantu kari kahanguye ariko ijoro ryiza komeza uryame okay ngaho sinzira basi
ejo mu gitondo. Saa sita ihangane ndakubyukije ariko byambangamiye ndi kwibaza n'ubu ukuntu turi bucurikiranye Nyampinga urumva tukamucurikiranya ku buryo atari bubimenye kandi nawe nori atarabimenye. Rero nuko byagenda kose kandi urabona n'uyu nguyu no kudukonsoma tugomba nyine gushaka uburyo uriya muntu nyine kuko n'ubundi urumva nyine uwo mukiriya turaza kumwitaho sibyo turaza kumwitaho ejo kabisa kandi biriya bintu bizirikane. Erega nyine turi abantu bakuru icyo tuba dushaka ni amafaranga. Uwo mukiriya rero turaza kumugira ni mu gitondo n'ubundi. Umbabarire tubigire abera mushiki wawe n'uwanjye none uriya abashari wawe ntazi ko gukantu karya windekere ndabivangavanga kandi bizavamo ikintu kizima. Turabikora ubundi wowe n'ibicamo amafaranga azamanza kwaha igice ubu birangiriye ahangaha. reka wandi mafaranga azamanza kwaha igice. Okay ngiye bindekere iyo dosiye yindekere none ni wowe wanjye ikibazo cyo utantengushye uri uwanjye kabisa. kunaha mukanya nyine zimiriza iryo tanze bazamuka muhamye bitu umushitsi mwaramutse neza ara ni waramutse ni karibu nanjye turaturanye karibu turakwishimiye rwose ngwino murakoze Hey. Nahangaha rero. Ndabona ko ari heza. Karibu. Ni karibu ni mwicare rwose. Aha ni nawe injira kutaba karibu umushitsi ariko. Ni ukuri icara. Karibu wisange. Injira ese naguze kwakira abashitsi. Asubwo nkawe reka nkubaze. Ubundi bugeze hano gute? Wowe ugeze hano gute noneho dore aba yasutse na fanta. sishiri kuvuga nabi Yese mubwiye nabi ko ubwo ari ingi baba ari kwikora ubwo ifanta wayinyweye kandi ari y'umushitsi gute wowe wayinyweye ari ndo wayiguha. Ese ko nsanze ifundi ihagaze ahangaha ni kirahure. Masuka ngo mbe numva aranise turi abaturanyi hari ikibazo. siri kubara akayibiti
ego n'umukobwa arambangamira ahantu hose wabibonye ahantu hose yari ari gucunga wagiye kujya none agenda kwirakwiriza ubugambo muri quartier ngo njyewe mvuga ubu se ndavuga ko naje nkanywa ka oranje kwa arani nkahasanga umushitsi w'umwana mwiza hari ikibazo dore rwose urabona mwicaye muri iyo ntebe mumeze neza murakeye mbese ibintu ni byiza cyane nabikunze uretse hanze naho ubundi mu nzu ndabona nta kibazo cyane ese nkaho uri kuvuga niwe ari kubwira nkaho uri kuvuga niwe wabwiye sambwo wakwitwararika imbere ntabwo mbura binyicira umunsi data reka nkwibwire njyewe banyita Kirabo nyine muri uru rupangu nuranye na ba arani twe mu rugo ni hari haruguru urumva turi inshuti cyane hari ukuntu abapangaye bazi iwanyu umva mukazagera ngo mukaba inshuti magara mbese bigashyuha nyine nyine se inshuti nawe ngende inshuti yawe uzabaze ntabwo ngende inshuti yawe niko yimerera nyine to avugiramo ushobora kuvuga ko akubwiye nabi nawe ntukavuge nabi ese umwana kumbona n'umwana mwiza ese njyewe ubwo nagize ngo ni mushiki wawe ko nabanje kugira ngo uzabaze ntabwo ngiye navugana n'urunagazi ngiye ntabwo twavugana kuba twese tubyibye ntabwo ngiye bivuze ko wowe waba mushiki wanjye niko yaraniyitere avuga gutyo ariko njye namumenyerera rwose uri kubona narakaye ni inshuti yanjye nyine yitwa Kidumbari yitwa Kirabo kutamubwiye byose se ni wowe kwa landlord njye ariko sinamumenye ese ni ngombwa umumenye ariko se ko ndi inshuti y'umuryango nimba aje muri famiye nta kuntu namumenya ni mushiki wawe sheri hey yitwa Tina yitwa Tina ni sheri disi aragukunda arani ajya kuvuga n'uba hanze mu mahanga rwose karibu turakwishimiye twari tugutegereje abyumvise se ko mba nagutakatatse ahantu hose ndabyumva reka turakundana igihe tumaze nyine ni kinini ukuntu muberanye neza ikibebe cyanyu kizaba ari cyiza ubibona ukuntu arani yaguha umwana mwiza ijoro wanjye ni mwiza cyane muraberanye nuko nta telefone nziza ngira ubundi nakabafotoye uzanyohereza agatelefone uzasubira hose cyangwa uje kuba hano oya nzasubirayo urumva ko uzayinyohereza nta kibazo nzabivugana na sheri oya nta niba nzaguha nimero zanjye tujye twivugana arani burajya yibagirwa si ubizi nawe ni gakeya ni gake mbizi ariko wamungana uri bwemo akanimero kawe tujye tuvugana cyane wayihoreye se ko wayihoreye n'ubundi nzayiguha oya sheri yayihoreye nta kibazo nzayiguha mwihoreye ntari bazayimara ni se ko ari inshuti yanjye ya fone yawe yindi yazi nzayiguha ni ngiye idashiramo umuriro nibyo rwose arani wacu rwose twatuwe n'itina nanjye uraryibuka harya Kirabo iyi Kirabo urumva ko akibuka n'ikinyarwanda ubundi ufite umusheri mwiza ukibuka n'ikinyarwanda umazeho imyaka ingahe gusa imyaka ese wamwiyorere mwezi by'imyaka ariko bitakureba uyu mwana ni umwana mwiza nawe reka tuganire nabonye ari umwana mwiza utamwakiriye wese urabona utaye inkazi ahubwo ratashiri mwakiriza iki urumva hano nyuma nagiye naguze ibifanta ibyo binini urakinywa ukinywa umunsi wose
nuko iki ngiki mbona yakize iyo abantu bakinywa nta pause kabisa njyewe na fanta umunsi wose kise nywa fanta ntabwo nywa fanta sinarayikunda uranshakira kawayini kawayini ntugire ikibazo arani ni umuntu umusirimu dufite muri aka gace buriya nuko ubwo yari azi ko ukumbuye fanta yo mu Rwanda urumva rati no fanta numva ngo yikumbuye ko cyajya barambwira ngo fanta ngo ka orange ka hano mu Rwanda ngo uragakunda ndavuga ati buriya aka gafanta mba nivugira sheri ntabwo nkunda amafanta ngira amasukari menshi cyane mwera kawayini yo abantu b'iburayi bakunda n'utuntu tw'uturejime nanjye uzanyijyanireyo sheri mwana namukunze ntiwabyumva reka mubwire nanjye nagukunze mana nyagasani umuntu wese arani yazana hano ndamukunda none wowe nakubonye ndakwishimira buriya hariya ku muhanda navuze atari ko mani irarema reka turemera umuntu mwiza nk'uyu agakunda arani nk'uyu akamushyira ku murongo arani se asanzwe agira abashyitsi benshi urebye abashyitsi ngengira bake buriya kuriya nawe uje hano urumva nge hariya ngira nk'umushyitsi umwe mu cyumweru nabwo bari abahungu dukorana abagabo bari abahungu dukorana baje kunsura nta kibazo ntabwo agira abashyitsi benshi bimeze neza ariko shini meze neza nari ngukumbuye ntiwabyumva nanjye nari ngukumbuye yakoze mama ese wowe watashye kana wagira reka kuburaga uyu nguyu sheri wawe ntabwo atuwazi burage zanjye nawe ashobora gukeka ko umbwiye nabi se burya mama muri kuburaga nanjye ndi kubishinga mwe muri abaturanyi cyane noneho sheri wose reka kamvugane nawe hariya ndaje nkwakire njye no kukuzanira kumwe sheri ariko ubanguke ntutinde none se nyitware ubwo atari wewe sheri wamuretse akayitwara n'ubundi ko nayo nkwa wamuretse akayitwara yitwarira ate mana we yewe ni wowe wanjye rwose sawa ndaje sawa ubwo ndagiye kumbaza ibyo tugutekera ukunda akanyama inaha zirahaba reka tugupangire kunjira ariko bamenye gasa ntabwo wamusenzi we nigeze nkubwira ngo nkorere iki nigeze nkubwira ngo wirirwe kunkorera protocol yawe ariko reka nkubaze iyo utekereje uratonekana ubuse ko nari ndi kukuvugana hariya muri salo wamvuganiye se njye nabigusabye reka rujya aragera gute na gute hari na kimwe nagusabye mu byo wankorera none nimba nari ndi kurema ubucuti bwanjye nawe kugira ubone ko nahindutse ndi icyaremwe gishya icyaremwe gishya uri kubone mu bucuti ntabwo nkeneye noneho ubwo bucuti ntabwo nkeneye ko burema nta nubwo nkeneye kuvugisha Tina nta na kimwe nkeneye hindukira undebe neza ntacyo nkeneye ntabwo ubikeneye ntabwo nkeneye genda hariya hanze nkwemeze ujya kuvuga iki ndarahiye izina ry'Imana wibeshye ukagira ikintu uvuga nakudunda kandi wakabyumva none reka tugende kumfuka reka tugende noneho undunde maze no kubimubwira ko ufite inshoreke y'indaya yitwa Nyampinga muri iyi nzu Babu long time wow shishu bite bisawa ko wanyanze oya sha meze neza bise neza